baby and they waiting me. Uramugura ko yatinze ara? Mungu nyine ndaje ngo tukane siporo. Hey, atangiye. Yesu we. Nese kutagira ngo ki. Akanguki. Oya, gutya. Gutya, gutya. Amazi y'abakoto basukupa kuyanywa utayakoreye ubanza kuyakorera amazi ye mujye muvuga amazi y'abakoto Uzana inusa isakoshi muri siporo mwana isakoshi yanyanya kukara muri siporo amazi y'abakoto basukupa kuyanywa utayakoreye ubanza kuyiga kwazanye amajipo ibyo biri gute hakora umubiri nago akora ikanzu cyane nabyo nari nabonye reba none se urabona naje nakize wasukupa kuyanywa utayakoreye amazi y'abakoto amajoza agezwe aho nga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
9 5 hasoni unkoroshereze siporo umugore nese biriya kari rusange aho se ubundi umugore wawe ubundi ngiye rero ngiye muranansetsa mamwa buze mukora ko abantu bakora siporo ngo bagabanye ibinure babyibushye bagabanye inyama nini umugore wawe akaba yimereye nka kompa inka y'umusenyi n'inyama agira usibye n'ibinure abari ko mbona ahubwo agira ururimi rurerure abari gukora siporo ngo agabanye ururimi none uzi ko gukora siporo ari ibyo ngibyo gukora siporo ni ubuzima ubu byibushye 1 2 ubu nanutse siporo ni ingenzi urazikora ukora siporo wenda ako kantu wabashyizemo nuko nta bushobozi ufite ntaramujyana kugira ngo umugurire imyenda yo gukora siporo akwari kanzu gukora siporo kubera iki namubwiraga ngashinga akagura agire gutya nkagira ngo hasi ni kompisha erega buretse gatoya buriya mudamu wanjye nige namushishikariza gukora siporo sibyo buriya azi ko abadamu bazamura amaguru ari babandi bakrete pare bazamura bakagira gutya gutya niyo mpamvu umwanya n'umwadeperi ibyo kuzamura amaguru wenda pe wagira gutya gakeya niyo mpamvu azana ibigutiya bingana nk'ibishitigi muri siporo ariko reka ariko mane ejo muri tuzaba twatembera natwe ntabwo nari nzi ko abantu bangana kuri abakora siporo kuko n'impamvu naketse ko atambara imyenda ya siporo arareba gufata ariya magufwa abohanyije nk'imigano yateretse mu ijezi akabona abacuranzi bakumbura gucuranga bitewe n'uko imbavu ze zimeze mbese utekereje ko umugore wanjye ari imirya y'inanga mwicara dukora inama ntabwo gusoza siporo ariko metere ko amaguru ari manike ni kutayirubatse ariko uziko kubera ubushera wirirwamo usigaye ukora siporo kabanya kwihagarika kabanya ntihagarike sha mukora siporo mwabitanga neza umuntu arakora siporo imwe nana niyo je ko kindari iri kubanza umugabo wawe reka nkubwire impamvu yarakaye kora siporo mwe mukora siporo tugiye kuzibu mwongeye kwirirwa mwiriwe neza mwagorotse pe niko rero hari ikintu ntishimiye uyu mugore wa Tayiga aze yambaye ikanzu igeze ku birenge n'umugabo waze yambaye ishakoshi muri siporo koko reka hano harimo amafaranga hano harimo utuntu tudufara nangahe se kari bibi afite abana be barakubagana n'ibisambu ku buryo batwara n'amafaranga ariko bambaye neza cyo kiza cyatayiga none se abana be barakora metere nababaza kuba naba nambaye ino kabutura ishakoshi cyo biraka ino shakoshi akora amafaranga yo mu rugo ntabwo uzabajura bateye arashobora wavuze abana bawe byibuze nge nari nagize ngo wanazanyemo amazi abantu bajyana amazi muri siporo navuga ati amazi bayazana mu marebe
none se nka timu yacu nese ikibazo base ayo mafaranga muyitwaze ngo mugure n'imyenda ya siporo. Nese ikanzu ni ikora siporo cyangwa umuntu ni ukora siporo? Umuntu ni ukora siporo nimukatwibazeho cyane. Ariko uziko siporo ari ubuzima. Siporo byo ndabizi n'ubuzima. Siporo n'ubuzima. Ako se nimba utazi ko hari imyenda bakoresha siporo wowe n'umugore n'ugira inama indi. Oya nawe rero mugarukeho. Ntago umuntu ava muri siporo ngahita ajya mu rwago. Aragenda akanywa amazi nawe ngombwa kuva muri siporo wihita ujya mu kabari. Ikintu nashaka kubabwira cy'ingenzi, siporo ni ingenzi ku buzima bwacu, zivura indwara nyinshi zitandukanye. Gere so wayimbuza wowe. Oya reka nkubwire buriya impamvu ubona nubwo ntafite imyenda ya siporo nkaza so naba nambaye no kabutura hari impamvu wenda mfite ubushobozi bukeya ariko mfite ibintu nka bitandatu binyemera kubona kora siporo. Icyambere faranga basubuzanye kitagura uretse gatoya icyambere siporo zivura stress, siporo imivuduko y'amaraso iyo ngiyo wakoze siporo ntabwo birwara. Ikindi cya kabiri wumva ngo zarwaye umugongo ntabwo bishoboka. Ubundi siporo n'ubuzima bwa buri munsi kandi bwa buri muntu wese utitaye ngo n'umugore ngo n'umugabo ngo n'umwana. Siporo ni nziza. Uziko leta y'ubumwe wakintu uzibaza kugira ngo leta y'ubumwe ishyire mu munsi wo ku cyumweru rimwe mu kwezi ukora siporo wanyanga igare uzi akamaro ka siporo ndabyumva ndabyemeye ariko ntabwo uzi imyenda bakoresha. Umva ikibazo ngiye mfite hano kimeze naturambi igihe twakoreye siporo iza nama zitarangira dutaye. Ingingo nyamukuru ni ukubabwira akamaro k'ibyo muba mwaje mutazagira ngo ni uguta umwanya. Ubu ngubu nimba uri mu kazi ukavamo ukajya muri siporo stress ziragabanyuka, siporo zigorora imitsi, siporo yewe hari n'indwara nyinshi z'umubiri rinda zirimo. Hanyuma izo siporo ndazishyira mu isafranzi igiye ngo stress ziragabanyuka z'abana. Ibyo byose ni uruguti ya rubitera. Umuntu wambaye jezi wambaye imyenda ya siporo ibyo ntago ari kubitekereza. Sibyo urabona rega katuzamugurire ni uzayambara nta uzagenda ku by'ubukristo bwawe. Si ubukristo uzajya ubuzana no muri siporo we torero naya mase nkayagura ibigoye. Abagabo b'injajwa baba muvuge cyane n'umugore wibumva ariko narivuze ngo madam bihorere ati wamva imbere iyo siporo bari kumbwira nzayishyira mu isafuriya tuyige. Hako subundi nago namurenganya uzabimwumvisha ndanya urajya kuyinyambika ni ndo mugore wawe. Okay kano kanya neza cyane umugore wawe icara genda tashi mwese sakamaro ka siporo basi sakamaro ka siporo wakumvise ntago siporo bayiteka kuko si ikintu gifatika. Siporo uri kuvuga ngo uzayishira mu bishyimbo ngo gereke siporo si ibijumba si imyumbati si umunaniro nguye hano.